Right, ngira ngo mumeze neza abakurikiye Makenga TV Rwanda, ni MC Makenga cyangwa se Neo G, umuhanzi wanyu, umunyamakuru wigenga, n'iki ruzungu wagwane. Mwumve mutuje bari hirya no hino, nkuko mubibona hari muri kubona ibintu mutamenyereye kuri Makenga TV. Iyi ni nayita yuko ari shokora nziza cyane kabisa, ihenze, igura amafaranga menshi cyane. Iyi ni shokora rero Neo G ubwo aheruka kuririmba mu gitaramo kiri mu ntara y'Amajyepfo, ahantu bita muri Muhanga. Igitaramo cyabereyeyo umunsi umwe muri ino weekend rero. Ino shokora yakimara kuririmba kiri kuri stage, nimvuga kuri stage ni ku rubyiniro, murabizi neza cyane. Umwana w'umukobwa aturuka hariya n'amarira menshi cyane, nta kindi yakoze, yahise amuha iyo shokora. Iyo shokora rero ni shokora ifite uburyo bwa zahabu, ngira ngo murayibona, ni shokora nziza cyane, muri kubibona kabisa. Ubwo rero umukobwa akimara kubona Neo G, yajyaga mwumva ko Neo G yongeyeho noneho akabyino kitwa Makenga, noneho biba akarusho. Bivuze ngo rero yarakimara kuririmba indirimbo yitwa ngo Kigali, kuyiririmba amaze kuyumva, umukobwa arahaguruka, yumva amagambo ayirimo, yumva imukoze ku mutima bitewe n'ibyo yahuriye nabyo muri Kigali. Rero ibyo yahuriye nabyo iyo ni ibihe? Ibindi bikurikira rero nyuma y'ibi ngibi, uyu mukobwa usibye kuzamureba akaduha ikiganiro kirambuye kuba Neo G yararirimbye indirimbo Kigali, aririmba n'indirimbo Umujugujugu, ngira ngo bamwe mugiye muzizi hirya no hino, aho mugiye muzikurikirana ku ba DJs bagiye batandukanye bari ku mihanda, mumva ibihangano byiwe bigiye bitandukanye. Yaririmbye n'izindi ndirimbo zitandukanye, ahita ashyiramo itwa Barayavuga. Umukobwa akomeza gusirikira aho ngaho, ava aho yari yicaye, aravuga ati byibuze noneho ankoreye umunsi. Nkuko muri